ni amakuru yemeza neza ko umwe mu banyamakuru bakomeye cyane ari we wagambaniye Liyetona Koloneli Wiringoma ngo yicwe, nyamara Imana iza gukinga akaboko kuko amakuru ahari kugeza ubu ntabwo arabyemeza, kuko mu 23 ntirasohora itangazo iryo ari ryo ryose ribyemeza cyangwa se ngo umurambo we ube warabonywe n'uwo ari we wese. Inkuru yagenze ute? Ngiye kukubwira byinshi cyane ku bijyanye na operasiyo zitandukanye zo kuba ibi bitero byaragiye Rubeya ndetse bigamije guhitana Wiringoma. Ibi wabyumvishe ndetse sindi bubisubiremo cyane, ariko ngiye kukubwira akagambane gakomeye cyane bivugwa neza ko kakozwe n'umwe mu banyamakuru bakomeye cyane kandi uzwi kugira ngo aze gukorana n'izi ngabo za Blackwater zari zifite gukontorora ndetse no gutarakinga telefone ya Wiringoma bakoresheje systeme ya Pegasus. Systeme bivugwa neza ko ibihugu bifite ku isi bitarenze 5 kandi ari Israel iyibikodesha nk'uko bitangazwa. Iyi ni systeme itrackinga ndetse ikaba yagaragaza ibyo wavuganye n'abantu ndetse n'igihe mwavuganiye, ndetse ikaba yafata contact zo muri telefone yawe ikazerekana ndetse ikerekana ibyo mwavuganye ndetse naho uherereye. Iyi ni systeme yitwa Pegasus ikoreshwa mu butasi ndetse no mu bunetsi bukomeye cyane bw'igihugu cya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikaba igikodeshwa mu gihe gitoya n'ibihugu runaka mu gihe bishaka gukora ubutasi ndetse no kumenya amakuru agamije kuba yagirira nabi ibi bihugu. Amakuru agaragaza neza ko iki gihugu cya Kongo cyatanze akayabo kugira ngo iri tsinda rya Blackwater ribe ryakoresha iyi systeme ya Pegasus, ngira ngo ababizi barayizi. Ni systeme igaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ubutasi, ariko nanone bisaba ko uba ufite contact cyangwa se ushobora kumenya amakuru yibanze maze ikakuzanira amakuru yizewe 100%. Umwe mu banyamakuru bivugwa neza ko wari usanzwe uhamagara Wiringoma akamubaza amakuru ndetse akamuha inkuru yaba ku murongo wa telefone ndetse uretse no ku murongo wa telefone bakabonana, ndetse bisa naho ari umwe mu bari bafite ijambo rikomeye cyane mu kubona amakuru. Uyu niwe bivugwa neza ko wagambaniye ku buryo bugaragarira buri wese Wiringoma, kuko amasaha drone yatangiye kumurasira niwe bari bo bavugana. Bigaragara neza ko telefone isa n'iyari yamaze guhuzwa ku buryo bukomeye cyane ndetse yashyizwe muri systeme ya Pegasus. Uyu munyamakuru akaza kumuhamagara inshuro nyinshi cyane bikaza kurangira Wiringoma mwitabye, aribwo location ye yahise igaragara ndetse naho ari 100%. Drone z'igisirikare cya leta ya Kongo nshya zitwa Long Wing nizo zifashishijwe muri izi operasiyo. Amakuru aragaragaza neza ko uyu munyamakuru ari umwe mu bagambanye ndetse kugira ngo Wiringoma aze guhitanwa. Amakuru kandi akavuga neza ko uyu mugambi utagezweho, kuko Wiringoma akimara kuvugana n'uyu munyamakuru yamubwiye neza ko agiye kuruhukana niwe. Umunyamakuru we ahita yibwira neza ko Wiringoma agiye kuryama mu nyubako bivugwa neza ko yari buraremo ndetse irinzwe cyane, nyamara Wiringoma ntabwo yigeze ajya na gatoya muri iyi nyubako, ahubwo yahise yigira mu ndake aho yagombaga kurara nk'uko yari yabipanze. Umunyamakuru mu gutanga sinyale, dore ko n'izi drone zari ziri mu birometero 20 uturutse mu isantere ya Rubaya. Abopereta bizi drone bari baherereye ahitwa Katuwe ndetse na Kuki, dore ko amakuru agaragaza neza ko ibi byose nyine byakorewe muri territoire ya Masisi uturutse mu birometero 20 kugira ngo ugere hano Rubaya mu isantere neza. Inkuru igaragaza neza ko Wiringoma yagombaga kwicwa, ndetse amakuru akagaragaza neza ko bari bazi neza ko na General Sultani Makenga ashobora kuza kurara muri ibyo bice maze bakaza kubafatikanya. Akaba ariyo mpamvu igitero cyari cyateguranywe imbaraga zidasanzwe ndetse n'ubugome ndengakamere, ariko biza kurangira bitagezweho. Abanyamakuru benshi cyane bakomeje gukwirakwiza inkuru zitandukanye, ariko kugeza ubu ngubu ibinyamakuru bike nibyo biri kwemeza neza ko Wiringoma akiriho, kuko ntawe kubyemeza n'umwe uhari, kuko Wiringoma amakuru yemeza neza ko atigeze apfa, ariko yagambaniwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bikagaragara neza ko amakuru avuga neza ko abarinzi ba Wiringoma ari bo bamugambaniye ashobora kuba ari ibihuha, kuko nta makuru agaragaza neza ko Wiringoma yaba yararasuye mu ndake, ahubwo amakuru yose avuga neza ko yarasuye muri iyi nzu, mu gihe iyi nzu atayirayemo mu by'ukuri nk'uko bigaragazwa. Kugeza kuri uyu 23 ya Rucira rumiriri kureba iby'amahanga ari kuvuga, ndetse na leta ya Kinshasa yigambye igitero yita isiba itangazo. Benshi bakomeze kuvuga neza ko benshi bari buze gukorera amakosa muri ibi ngibi byo gutangaza ku bijyanye n'urupfu rwa Wiringoma.
Wiringoma ni muntu ki? Ntabwo turi bubize kubijyamo kuko benshi cyane bakurikiyemo 23 barabizi, ahubwo ndagira ngo nkubwire amwe mu magambo akomeye cyane yagiye avuga abanyamurenge ndetse n'abandi bo ku butaka bwa Kongo ba Masisi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye bagenderaho. Ati ntabwo twapfa ngo impamvu ihagarare, nubwo twazapfa ariko impamvu yo ituma turwana izakomeza kandi bizarangira abanyamahanga babonye icyo twarwaniye. Abanyamurenge abandi bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafatwa nk'ahatari abakongomani bazagaruka batahe mu ngo zabo, n'abari mu bice bitandukanye by'isi abari rwota amasimbi nabo bazanezezwa no kuza gushora imari ku butaka bwababyaye, bazashimishwa no kubona inka zabo zibakamirwa muri iyi misozi miremire yo ku butaka bwa Masisi ndetse na Minembwe. Ibi ndabivuze kandi n'igihe nzaba ntakiriho bizarangira bigezweho. Leta y'ubwicanyi, leta ya Kinshasa ntabwo izagiraho ngo itsinde kuko ubugome ntabwo bwatsinze ukuri. Urukundo ruzaganza ndetse abakongomani bazongera bakundane bahuze mu gihe Tshisekedi atazaba akiri kuri ubu butegetsi. Ibi ndabivuga nshobora kuzabibonesha amaso kandi niyo ntabigeraho ndabizi neza ko abana banjye bazabibona kuko umugambi twatangiye ntabwo ari umugambi ushingiye ku muntu umwe, ni umugambi ushingiye ku mpamvu ya nyayo kandi y'ukuri. Ukuri kuzatsinda bitinde bitebuke, ukuri guca mu ziko ntigushye, ariko nanone kugira ngo ukuri kugaragare ni urugendo rurerure ndetse rugomba kuzamwo ibitambo. Ni nabyo twatangiye kandi tuzabigeraho. Leta ya Kinshasa izicara rimwe yicuze ku byo yakoze cyangwa se isaba imbabazi abakongomani mu gihe itazaba igifite ububasha kuri bo. Tuzakora ibishoboka byose kabone n'ubwo amahanga turwanya yishingikirize ibihuha ndetse n'inda nini, ariko ntabwo bizatsinda ukuri. Ukuri kugeraho kukagaragara. Aya ni amagambo amwe mu benshi bagenderaho bavuga neza ko Wiringoma yari umuhanga ndetse atangaza ibintu bifitiye abanyekongo akamaro ndetse no kunga ubumwe. Benshi bavuga neza ko kabone n'ubwo uyu mugabo yaba yapfuye umusanzu we n'umusada yatanze urenze wari ukenewe ndetse bazabimwibukiraho kandi bakomeze ikivi yatangiye, dore ko ubu tuvugana mu 23 ifite abasirikare benshi cyane bikubye gatatu nibura mu mezi 10 atambutse. Ibintu bigaragaza neza ko imbaraga zakomeje kwiyongera kabone n'ubwo leta ya Kinshasa yo yakomeje kugenda igerageza kuburizamo 23 ndetse isaba amahanga ndetse inkunga zikomeye cyane. Yarizi ko arizo kurandura 23 nyamara biza kurangira ukuri kukomeje kugenda gutsinda nk'uko uyu mugabo yabyivugiye ko kugira ngo ukuri kugaragare ari process itaba umunsi umwe ariko ishobora gufata igihe ndetse ikaba yafata n'ibitambo. Amakuru meza, amakuru ashimishije cyane kuri benshi bari bamaze gukomprima ndetse bemeza neza ko umuvugizi wa 23 Leta Colonel Wiringoma yapfuye ndetse ngo yishwe na drone zo mu bwoko bwa long wing. Izi drone zamaze no kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugeraho na amakuru yongera gusubiza intege mu bugingo, na amakuru yongera guha motivation ikomeye cyane igisirikare cya 23. Na amakuru atuma abanyamurenge batuye Minembwe ndetse n'ahandi bongera kwitera hejuru bakishima cyane kuko usa n'umucunguzi umuvugizi wabo akiri muzima. N'amakuru atuma kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongera kujya kuri pressure ndetse no ku gitutu gikomeye cyane. N'amakuru kandi asobanura byinshi cyane ku bijyanye nuko iki gihuha cyakwirakwijwe ko Leta Colonel Wiringoma yapfuye ndetse bikaza kuba byahawe intebe n'ibinyamakuru mpuzamahanga gusa bitari biri kuri tere. Inkuru iragaragaza neza ko nyuma y'uko igisirikare cya Kongo FARDC cyashyize itangazo ku rubuga rwa Twitter yitwa X kuri ubu ndetse itangazo rikomfirima neza ko operasiyo yabo yahitanye Wiringoma. Amakuru yaje kumenyekana neza ko ibingibi bitabaye. Ibitero bya drone mu by'ukuri mu bice Wiringoma yararimo byagaragaye ko byabaye ndetse amasaha byavugiwe ni nabo byabereye, ariko amakuru yemeza neza ko Leta Colonel Wiringoma yarari mu ndake atigeze arara
kurara mu nzu na gatoya. Izi drone zaje zigasenya inzu Wiringoma bivugwa neza ko ariyo yari kuraramo, birangira ku bw'amakenga uyu mugabo wari uri za Rubaya araye mu ndake, ndetse iyi nzu iraramo abandi basirikare bagera kuri 3 basanzwe badafite amapeti yo hejuru, ku buryo ari abantu bazwi cyane nka Wiringoma. Inkuru iremeza neza ko izi drone zaje inshuro zigera kuri 3 nk'uko mwabyumvishe. Drone ya mbere yaje mu masaha y'isa 7:40, izindi nazo ziza zikurikiranaho. Iyo bavuga ko yahitanye Wiringoma yaje saa 8:26, nuko ariyo yarashe iyi nzu ndetse ikayangiza cyane. Kugeza kuri ubu itangazo igisirikare cya Congo FARDC cyari cyamaze gushyira ku rukuta rwa X, ubu ngubu yahoze yitwa Twitter, ryamaze gusibwa ndetse ntabwo rikigaragaraho. Benshi bati ibi bigenze bite ko Kisekedi n'ingabo ze bari bigambye igitero bikaba birangiye bivuguruje, ndetse iri tangazo bari basoye ko operasiyo yabo yakoze ndetse ikagera ku ntego. Bigenze bite ko iri tangazo risibwe ndetse rihita rikurwaho diregite, ndetse n'ahandi ushobora kurisanga kireka abarifashe bakarikura kuri iyo Twitter mu minota ryamazeho. Amakuru kandi akavuga neza ko Wazalendo arizo zari zabanje kwigamba iki gitero ko zagikoze ndetse zigahitana Wiringoma, ariko benshi bakanyomoza nanone bavuga neza ko Wazalendo zitazi gukoresha drone zikoreshwa na Blackwater. Aba bacancuro baje gutanga umusada, benshi bakibaza uko izi drone zafashwe na Wazalendo zitazi no gukoresha intwaro nini zaje gukoresha izi drone zigakora operasiyo, bigacanga benshi. Nanone benshi bakomeje kugenda bakurikirana amakuru menshi cyane, ariko biza kurangira inkuru ya nyayo ari uko Lieutenant Colonel Wiringoma atapfuye. Uribaza uti ibi byagenze bite ku buryo inkuru iba kimomo hakurya no hakuno, inkuru ikwirakwira hose, ndetse ibitangazamakuru 95% byose bikemeza ko yapfuye? Bamwe bati ntawe ushobora kubarenganya kuko ukiriya nyubako yabaye bizwi neza ko yari buraremo, ndetse n'abayirimo bakaza gupfa, ntabwo byari kubura kuvugwa ko yapfuye. Mu 23 abayobozi batandukanye kugeza kuri ubu nta kintu barashaka kubitangazaho, ariko umwe uri hafi yabo avuga neza ko Wiringoma ubu tuvugana ari muzima, ndetse ko yanavuye mu Rubaya muri icyo gitondo. Inkuru zari zakwiragiye hirya hose ndetse zinavuga neza ko Wiringoma yishwe. Amakuru aremeza neza ko Wiringoma agihumeka, mu gihe 23 yo ubu tuvugana isa niyabanje kureka ndetse ngo irebe reagisiyo y'amahanga ndetse na reagisiyo y'igisirikare cya Congo, mu gihe Wiringoma cyangwa undi mu bakomeye muri 23 yabapfuye barebe uko ibintu bishobora gukorwa ndetse nuko ibintu bishobora kugenda, ndetse n'icyakorwa n'icyavugwa. Ibi rero biravugwa neza ko abayobozi 23 bari kubikurikirana ndetse birebera ukuntu amahanga ari gushungera, avuga neza ko wa mugabo wari warazengereje abacancuro b'abazungu ku butaka bwa Goma nawe yishwe. Ibintu byakomeje kugenda bifata urundi rwego, dore ko ibinyamakuru bitandukanye bikomeye cyane byandika ku mutekano ndetse na diplomasi, yaba ibyandikira muri Afurika ndetse n'ibyandikira ku isi yose, byamaze gukomfirima iyi nkuru guhera ku munsi w'ejo, ariko byose bisa naho izi nkuru bigomba kuzivuguruza. 23 ntabwo irigera itangaza ko Wiringoma yapfuye, ndetse benshi bari kubyerekanisha ko 23 idashaka kugira ikintu ivuga. Kutabivuga si kuko yaba yapfuye badashaka guca intege abasirikare, oya, amakuru ahari nuko Wiringoma ariho ndetse ari muzima, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko ibi ngibi 23 yabipanze kugira ngo nimara kuba yabona icyo amahanga ari kwifuza, maze itangire yerekane neza ukuri kw'ibintu ndetse yerekane ikinyoma cya leta ya Kinshasa. Mu by'ukuri uko bigaragara 23 ifite ibintu byinshi cyane idashaka kuvuga, gusa ibitero byo kuba byabaye kandi byakozwe n'izi drone za Long Wing nakubwiye, ariko kandi ibintu byo kwemeza neza ko Wiringoma yapfuye bisa nkaho benshi bari buze kubisabira imbabazi, ndetse bakaza kugaruka ku bitangazamakuru yaba mikoro ndetse n'abanditse bakivuguruza ndetse bakerekana neza ko amakuru bari bahawe atari yizewe. Ni mu gihe ibi byose biri kuba, imirwano yo iracyakomeje mu bice bitandukanye, dore
n'ubu tuvugana Rubaya batubwira neza ko drone zo mu bwoko bwa CH4 zaje kuhagira ndetse zikaharasa ku buryo bukomeye cyane. Ibi byo biracyakomeje ibitero, ariko na M23 ikomeje kugaba ku birindiro by'ingabo za Kongo bikomeje kugenda abihitana benshi cyane. Bamwe bati ese M23 yanze kuvuga neza ko Wiringoma ari muzima kugira ngo ibanze ikora ibitero karabutaka bimeze nk'iby'ubwiyahuzi maze hitana ingabo za leta ya Kongo yitwaje kwihorera. Bamwe bati ibi nabyo birashoboka mu gihe hari kugaragara amakuru yerekana neza ko Wiringoma kiriho maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaba gikomeje kugorwa n'ibitero, ndetse kinavuga neza ko M23 yamaze kwica generale ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo witwa Macano. Uyu yamaze no kwicwa mu bitero byiswe ibyo kwihorera, bikavugwa neza ko M23 iri kwitwaza ko Wiringoma yavuzwe nk'uwapfuye maze babanza gutanga isomo rikomeye cyane. Ibi nabyo biri kuvugwa ndetse biri kugenda binugwanugwa na bamwe mu bakurikiranira hafi iby'umutekano na politiki ndetse n'abaherereye za Rubaya mu isantere nk'uko amakuru abivuga. Hakurya uretse Rubaya ndetse no muri izi nce za Masisi hakomeje kubera ibitero bikomeye cyane ariko biri kwibanda mu kirere, ariko nanone hari inkuru zivuga neza ko hakurya mu misozi miremire za Minembwe ndetse no mu bice bitandukanye bihakikije Puezero ndetse n'ahandi, aha hose imirwano yakomeje ndetse nkaho nta cyabaye. Ibibombe biremereye cyane bya M23 birashwe n'intwaro ziremereye cyane zaje ku mirongo y'imbere ku rugamba zisa naho ari icyaha zo mu bwoko bwa 122 ndetse na 1255. ni intwaro zirasa mu birometero birenga 60 ndetse na 65. Izi zose ziri gukoreshwa mu guhangana n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo biri kuza byibanda ku bice bishaka kwisubiza Puezero. Ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo intwaro za M23 ziri kubiburizamo kuko amarokete ndetse n'amakompura aremereye cyane ari kurekurwa mu bice bitandukanye. Benshi bakagaragaza neza ko M23 ibi iri gukora ari ibintu bishimishije benshi cyane, by'umwihariko abanyamurenge bari mu Minembwe, kuko mu gihe M23 yaba irekuye cyangwa se gatakaza Puezero, abanyamurenge bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane birimo gutakaza ubuzima. Abanyamurenge bakomeje kuba birwanaho binyuze mu itsinda rya MLDP kwirwaneho cyangwa se amadubu nk'uko bigise, ariko nanone kandi benshi bakomeje kuvuga neza ko uko ibintu biri kugeza ubu igisirikare cya leta ya Kongo kiri kuba gikora ibisa no gushaka kurimbura abanyamurenge ahubwo batagamije kuhigarurira. Ni ibikorwa byagaragaye neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa n'igifitiye inzika zikomeye cyane abanyamurenge ndetse gikomeje kugenda gikora ibikorwa bisa naho bisa n'ibishaka kubarimbura. Niyo mpamvu M23 yakomeje kubaha ramporo ndetse inabafasha muri operasiyo zo kwirwanaho nk'uko bigaragara. Ni inkuru igaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kwigamba igitero gikomeye cyane cyakozwe muri operasiyo yo guhitana Lieutenant Colonel Wiringoma. Igitero cyakozwe na drone zamwiciye Rubaya nk'uko bitangazwa kuri Twitter y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Ubu tuvugana bamaze gushyiraho tweet ndetse igaragaza neza ko bari kwigamba iki gitero ndetse bavuga neza ko aribo babikoze 100%. Gusa iyi tweet cyangwa se iyi post cyangwa se ritangazo rikimara kujyaho ryamazeho iminota igera kuri 3 gusa yahise risibwa. Amakuru aravuga neza ko iki gitero koko cyakozwe n'igisirikare cya Kongo FARDC nkuko nabo bamaze kubyigamba, ariko bagahita basiba iri tangazo. Ibi impamvu yabyo byose niyo ngiye kugusobanurira. Ni bitero rero byabaye, ntago ngiye kubisubiramo kuko twakomeje kugenda tubabwira uko Wiringoma yishwe ndetse n'uko operasiyo yose yagenze ndetse n'akagambane uko kakozwe. Ibyo byose twabivuze, ahubwo ngiye kukubwira operasiyo karabutaka ya M23 yo kwihorera ndetse yamaze guhitana General Macano w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bihise bishyira igitutu gikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo FARDC gihita gifata umwanzuro wo gusibira itangazo ryari ryatangajwe ko aribo biyiciye Lieutenant Colonel Wiringoma, ndetse baza no kuvuga neza ko bakomeje ama operasiyo atandukanye no ku bandi bakuru
bakuru muri M23. Iri tangazo rihise risibwa kuko bamaze kubona neza ko M23 yariye Karungu ndetse ifite umujinya w'umuranduranzuzi. Ibintu byatangiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana iri tangazo ryasibwe mu rwego rwo kugira ngo M23 idakomeza kugira umujinya ndetse no kubibegekaho, ariko kandi ikigaragara M23 nta gahunda yo guhagarara na ntoya ifite. Operasiyo karabutaka ziri gutegurwa kugeza ubu, ni operasiyo zo guhitana abakuru gusa ndetse bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC nk'uko amakuru abigaragaza. M23 mu mujinya n'agahinda kenshi iragira iti ntabwo tugiye guhita twerekeza i Kinshasa ngo duhitane Tshisekedi inkozi y'ibibi, ariko kandi aha hafi yacu hari bamwe mu bashagire be bakorana umunsi ku munsi bitwara nkaho ari bo bakuru ndetse bayoboye urugamba. Aba nibo tugiye guheraho kandi ntabwo tuzababarira n'umwe. Ibi babisinyiye ndetse bavuze neza ko operasiyo zo kwihorera zo zigomba kuba ndetse kugeza igihe bazumva bashiriye agahinda. Igitutu cy'igisirikare cya leta ya Kongo gitumye itangazo risibwa hari icyo kiri buze kugabanya ku muvuduko wa M23. Ibi nibyo turi buze kureba. Gusa izasarambwe zariye Karungu kuba Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa M23 ndetse wanakunzwe n'abantu benshi cyane nyuma y'uko yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye asobanura intego ndetse n'imigambi ya M23, ariko agakomeza kugaragara nenga cyane leta ya Kinshasa. Ubu uyu nguyu kuba yitabye Imana bisa nkaho bitari gutera benshi cyane ubwoba muri M23, kuko byamaze kuvugwa neza ko uyu atari wa mbere upfuye, kandi ibikorwa n'ubuzima bwa M23 byarakomeje. Abasoda b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje nabo kugenda bagerageza kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana teritwari ya Masisi za Rubaya, drone zo ziracyari nyinshi cyane, ziri kurekura ibisasu biremereye cyane. M23 yongeye gusohora amatangazo atatu akurikirana itabaza ivuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora ibyaha by'intambara, kiri kurekura ibibombe kititaye ko hatuye abaturage. Abakurikirana ibya Rubaya ni santere nini cyane, ariko kandi igaragaramo ubucucike bw'amazu bwinshi cyane bwegeranye ndetse bigaragara neza ko ahangaha kuharasa ari ugukora amakosa akomeye cyane. Ibi rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta na kimwe biri kwitaho ndetse nta na kimwe bibabwiye. Bari kurekura amabombe isaha ku isaha, drone ziraza zikarekura ibisasu biremereye cyane aho biri kugwa mu baturage, ariko ibi ntacyo bibabwiye. M23 mu gusohora amatangazo yakomeje kwereka amahanga neza ko agahenge k'imirwano kari karasabwe n'iki gisirikare nta na kimwe kigeze gakorwamo, ahubwo hahise habaho kwiyoberanya. M23 mu gihe yari yemeye agahenge, igisirikare cya leta ya Kongo kigahita gikora operasiyo zo guhitana bakuru. M23 kerekana neza ko igisirikare cya Kongo gisa n'ikitifuza amahoro, ari nayo mpamvu intambara isa naho itangiye bundi bushya. Ese wasobanukiwe neza ko uyu Wiringoma yishwe mu gihe igisirikare cya Kongo cyari cyarasabye agahenge k'imirwano? Ibi birahita bigaragaza neza ko igisirikare cya Kongo kiri kurenga ku mabwiriza ndetse baba bumvikanye, ndetse n'amahanga bayamaze kubihesha umugisha. Abahuza muri ibi ngibi bose basa n'abakubiswe n'inkuba mu kubona ibyo igisirikare cya Kongo FARDC kiri gukora mu gihe hari agahenge k'imirwano. Benshi cyane baribaza atese bazabahuza gute? Ni ibintu bikomeje guteza benshi cyane kwibaza byinshi, ariko nanone byakomeje kugaragaza neza ko intambara isa naho itangiye bundi bushya. Benshi bavugaga neza ko M23 yigaruriye imijyi itandukanye. Nibyo koko, ifite Goma, ifite Bukavu, ifite za Sake ndetse n'ahandi hatandukanye, ariko bumvaga ko imirwano isa naho irangiye. Nyamara imirwano iri kuba bisa naho itigeze iba. Drone nizo ziri gukoreshwa cyane kuri ubu ngubu. Udafite drone cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere araza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ibi nibyo biri kubera Rubaya. Mu by'ukuri Rubaya ni imisozi gusa, maze iyi santere nini cyane ya Rubaya ikaza kugaragara mu gice kimeze nk'ikibaya nk'uko bigaragara. Aha rero biri korohera igisirikare cya Kongo kuba cyaza neza kikarekura aya mabombe, ari naho havuye ibitero byahitanye uyu Wiringoma nk'uko bitangazwa. Benshi cyane bakomeje kwibaza ku kagambane ndetse no kuba M23 ishobora kuba ifitemo kutumvikana mu bakuru, ariko
ariko haje gusangwa M23 nta kibazo cya communication ifite ndetse ubumwe ni bwose, ahubwo bamwe mu barinda ndetse n'ababa hafi aba bayobozi ba M23 nibo bari kugerageza kugenda bagambana. Ibi wabihamirizwa na operation twakoze tukubwira uko Wiringoma yishwe ugasobanukirwa neza koko niba nta kagambane kabayemo. Ariko nubwo ndi kukubwira za Masisi na za Rubayasi honyine hari kubera imirwano ubu tuvugana za Puezero ndetse na za Minembwe naho ibyaho byasubiwemo nk'uko bigaragara. Igisirikare cya Kongo cyo gikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye nk'uko bigaragara, ariko kandi uretse Rubaya igisirikare cya M23 cyabaye nkaho cyatsikiye ndetse kikaza gutsindwa ku nshuro ya kabiri. Ibice birimo Puezero ndetse na Minembwe M23 ifunzemo neza ndetse iri gukubita itabarira izi ngabo ziri kwigabaho ibitero. Igisirikare cya Kongo gisa n'icyamaze kubona neza ko mu bijyanye n'ikirere ariyo kote foro yacyo, niyo mpamvu bari gukoresha ikirere ku buryo bisa nkaho drone ndetse n'akajugujugu z'intambara arizo ziri kwiyoborera ibitero byose, mu gihe abanyura ku butaka ari bake cyane ugereranyije n'uko imirwano yari isanzwe ikorwa. M23 muri ibi bice bya Puezero ndetse na za Minembwe bisa nkaho ibi bitero byo mu kirere iri kubicubya, kuko M23 yagaragaje neza ko ifite amarokete ndetse nayo n'amadrone, kandi ikaba iri muri iyi misozi ibintu biri kuyorohera kuba yahangana n'ibi bitero. N'umujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo hakomeje kugaragara kavuyo ndetse n'ibisa nkaho Wazalendo ziri kubyina ziserebura neza ko Wiringoma yamaze kwitaba Imana, ariko kandi M23 yo ikomeje ibikorwa bisa naho ari ukwihorera. Bamwe bati M23 ifite umujinya udasanzwe ndetse ibintu iri gushaka gukora ku mirongo y'imbere ku rugamba bishobora kuza gutuma amahanga nayo yinjira muri iyi ntambara ku yindi nshuro. Ariko nanone abenshi bakavuga neza ko ayo mahanga azinjira muri iyi ntambara gute mu gihe igisirikare cya Kongo cyabashije kwica Wiringoma mu gahenge k'imirwano. Bivuze neza ko nta mategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa muri iyi mirwano, mu gihe drone z'igisirikare cya Kongo ziri kurasa Rubaya mu bice bituyemo abaturage benshi kandi ku bucucike bugaragara. Bivuze neza ko ntawo kuvuga ndetse ari ugukora icyo utekereje cyangwa ushaka muri iyi mirwano. M23 rero amakuru avuga neza ko ibitero iri gutegura bisa naho ari imperuka. Benshi bakagaragaza neza ko abaturage bagiye guhura n'uruva gusenya bitewe n'uko indege zirasa zitareba ndetse zikaza kugenda zihitana byinshi mu bikorwa remezo ndetse n'abaturage. Minembwe rero ndakubwira neza ko amadubu yakomeje kugenda hangana n'abawazarendo bari kunyura ku butaka bagerageza kuba bakimura ibirindiro bikomeye cyane bya MRDP kwirwaneho, ariko ntago byabakundiye kuko ibitero uko bigaragara M23 yagiye ishyira defense zitandukanye muri ibi bice bya Puezero ndetse no mu nkengero zaho, kuko wazarendo zikomeje kugorwa no kwinjira mu bice bitandukanye nka Minembwe. Ariko kandi inkuru itari nziza ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, biravugwa neza ko hari abasirikare bagera kuri 2 bafite ipeti rya kapiteni bafatiwe muri iyi mirwano iri kubera Puezero. Abangaba rero bashobora kuza kuba bamwe mu bitambo bikomeye cyane igisirikare cya M23 kigiye gufata ndetse kikaza gutangiraho isomo karabutaka hakurya ikinshasa. Biravugwa neza ko murare ari yose mu gisirikare cya Kongo, ariko kandi M23 nayo yagaragaje ubuprofessionel ndetse n'umutima ukomeye nyuma yo gutakaza umwe mu bakuru muri yo, ariko bigasa nkaho ntacyo biyibwiye ikomeje kurwana umuhenerezo. Bamwe basobanuye bavuga neza ko M23 ibingibi atari ibintu bigomba kwidesova, kuko bavuga neza ko uretse Wiringoma wagaragaraga kenshi kuri mikoro atangaza agira byinshi avuga ndetse agaragaza neza ko intambara barimo bazayitsinda, ariko hari abandi bakomeye cyane mu gisirikare cya M23 bagiye bapfa biza kurangira bibaye ibintu bisanzwe, kuko byari ibintu bigaragaza neza ko uru rugamba uko ruri gukorwa hagomba kugira ibitambo birubamo. Mu bapfuye harimo Castro ndetse harimo Colonel Claude wiciwe mu Minembwe. Uyu Castro yaguye Kicanga ndetse hanaguye benshi cyane mu bice bigiye bitandukanye. Abanyamurenge bo iyo uvuze Michel Ruhunda makanika bihita biba ibintu bikomeye cyane, baramwibuka cyane kuko ari we watangije twirwanaho ndetse na operasiyo zitandukanye zo kurinda Minembwe n'ibice bitandukanye birimo abanyamurenge. Nyamara nawe izi drone z'igisirikare cya Kongo zaje kumwirenza rudateye kabiri. Gusa bisa nkaho amagambo yasize avuze ariyo MRDP twirwaneho ikigenderaho nk'uko bikomeza kugenda abigaragazwa.
n'amakuru agezweho nyuma y'uko M23 ikomeje guhura n'ibihe bigoye cyane ndetse ibihe bitigeze bibaho, ibihe by'amarira n'agahinda n'umubabaro udasanzwe. Kuri ubu operasiyo karabutaka zo kwihorera intare za Sarambwe zayitangiye. Ubu tuvugana General Machano w'igisirikare cya Congo FARDC yamaze kwicwa nk'uko bigaragara muri operasiyo yo kwihorera neza yahitanye uyu umujenerali w'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abari bamugaragiye. Ibi turabigarukaho ndi bukubwire neza ko umugambanyi umwe mu bama 23 wabashije kugambanira Lieutenant Colonel Wiringoma ubu yamaze kumenyekana, byamaze kujya hanze ndetse iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane nabo bakoranye, dore ko inkuru zigaragaza neza ko uyu yatanze amakuru ndetse akomeza kugenda kominikana n'izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'aba bacancuro bari gukoresha izi drone, kugeza ubwo ku nshuro ya kabiri ahari isaha y'isa 10:28 z'igitondo aribwo uyu Lieutenant Colonel Wiringoma yavuye mu ndake maze iyi drone ihita imurasa ubwo yaramara kugera mu nzu yari buraremo. Abagambanyi bamaze kumenyekana ndetse n'uko operasiyo yakozwe ndetse n'uko byagenze. Biranavugwa neza ko abasirikare bamwe na bamwe baba 23 bashobora kwamburwa telefone kuko nizo bari kwifashisha. Umwuka mubi wongeye kugaragara muri AFC M23, ariko bakavuga neza ko atari ikibazo gikomeye cyane kuko n'agatsiko k'abantu batarenze 5 bagambanye ndetse bamaze kumenyekana. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndanakubwira neza ko mu Minembwe kugeza ubuho nanone ntabwo ibintu byoroshye kuko imirambo y'abasirikare b'igisirikare cya Congo ho ntabwo ari mikeya kuko igitero karabutaka cyari kije kuba cyafatirana intare za Sarambwe kuko batekerezaga ko determination ndetse na morale byagiye hasi bitewe n'agahinda ko gutakaza Wiringoma. Ntabwo ariko bimeze mu Minembwe ndetse na Poezero ho imirwanira komeje. Intare za Sarambwe zisa naho zamaze kwakira ibyabaye ariko kandi zigakomeza urugendo rw'inzira y'amahoro. Intwari ntipfa, ibi bamaze kubyumva, ni nayo mpamvu bakomeje kugenda badivansinga mu bice bitandukanye. Mu isaha imwe ishize ibitero by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byongeye kugerageza kuba byajya mu Minembwe ndetse bihereye Poezero. Indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ya Sukhoi 25 niyo yageragezaga kuza kurenza itaka kuri M23 herereye Poezero. Intare za Sarambwe zayirashe rokete zigera kuri 2. Iyi ndege ntiyabasha guhanuka ariko yabashije guhita isubira itageze ku ntego idakoze ibyari biyizanye. Ibi biragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo kirebe ko cyafatirana M23 muri iki gihe isa naho iri mu gahinda gakomeye cyane, ariko abasore basa naho nta cyabaye ndetse bari gukora ibyo bagombaga gukora. Ndetse mu gihe Iminembwe Amadubu yongeye kugabwaho ibitero bigera kuri 2 karabutaka ndetse agerageza kwihagararaho, gusa igitero cya kabiri cyari rurangiza cyahitanye benshi cyane mu baturage bo mu Minembwe. Inkuru zigaragaza neza ko Iminembwe bo ubu batorohewe. M23 ibigerageza kubakavaringa ndetse no kuba yabasingira ikibaba, ariko kuri ubu ngubu ibitero bitunguranye igisirikare cya leta ya Congo cyagurukije gajugujugu zigera kuri 3 zagurukiye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ndetse amakuru agaragaza neza ko ahangaha hari hamwe mu habereye ibitero karabutaka. Ni nyuma y'uko igisirikare cya M23 benshi cyane batekerezaga ko cyamaze gucika intege. General Sultani Makenga yamaze kuvuga neza ko nta na kimwe gishobora guhagarika M23 ndetse ko idashobora gusubira inyuma. Mu magambo uyu mugabo yivugiye yagize ati, kabone nubwo nanjye naba ntakiriho, abanyungirije batakiriho, icyo turwanira cyo ntago kizahinduka, cyane ko nubwo dutanga amabwiriza ariko abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bazi icyo bagomba gukora. Aya ni amagambo yahaye morale ndetse yongera gusubiza umutima impembero abaturage bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bice M23 yigaruriye. Bumvaga neza ko igikuba gishobora kuba cyacitse. Kugeza kuri ubu ngubu babwiye neza ko ibintu ari amahoro cyane ndetse ko gahunda n'umugambi batangiranye ugomba kuzasozwa kandi iki ari cyo gihe. Inkuru rero zituruka za Masisi muri territoire ya Masisi ndetse no mu bice nka bya Rubaya aharasiwe Wiringoma ziravuga neza ko abaturage baho batari kuryama ngo basinzire. Mu by'ukuri basa n'abahuye n'ikimeze nk'ihamuka. Bamwe mu bayobozi ba M23 inkuru
inkuru zivuga neza ko bari mu nzira berekezayo kubihanganisha ndetse no kubabwira neza ko nta gikuba cyacitse ubuzima bugomba gukomeza, ariko uyu muhanda mugari werekeza Rubaya ndetse n'aya makorosi, dore ko n'uyu muhanda utari mwiza cyane, ukomeje kuba muremure kuko bivugwa neza ko abaturage bamwe na bamwe batangiye gupanga uko bava muri iyi santere ya Rubaya. Santere ya Rubaya ni santere isa naho ikikijwe n'imisozi nk'uko bigaragara, ndetse ni santere nini cyane, ariko kandi abaturage baho batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho bakora mu birombe bitandukanye biherereye ahangaha, ndetse abandi bagakora ibijyanye n'ubucuruzi. Gusa kuri ubu ngubu abaturage benshi cyane bafite agahinda gakomeye cyane kuba Wiringoma yarahiciwe, akayicirwa ari umwe mu bakomakomeye muri 23. Bo bavuga neza ko nta mutekano bafite, nabo ibyabo biri mu kangaratete. Ni inama iri buze gukorwa ku isaha y'isa 8 nk'uko amakuru abivuga. Bamwe mu bayobora 23 bari kwerekezaho kugira ngo batange amagambo y'ihumure, gusa bamwe ntibabikozwa. Baravuga neza ko ibi ngibi byaba ibyo ari byo byose, ariko ko amahoro asa naho ataragaruka 100%, ndetse ko n'umunsi Wiringoma yarashwe muri iryo joro bari bagiranye inama n'ibiganiro ku manywa, bababwira neza ko bagomba gutuza. Icyizere gisa naho cyongeye kuyoyoka ku baturage ba Rubaya, ariko kandi nta kindi bagomba gukora uretse kumva ibyo babwirwa na 23, kuko ni ikontorora ibice bafite, ndetse nabo ubwabo bakomeza kwivugira neza ko leta ya Kinshasa ari leta y'abicanyi badakwiye kongera no kwizera ikintu cyayo icyo ari cyo cyose. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zigaruka ku rupfu rwa Wiringoma, zivuga neza ko umwe mu bagambaniye Wiringoma yamaze kumenyekana. Biravugwa neza ko ari umwe mu bari bamuri hafi ndetse bamucungira umutekano, watangaga sinyare ku banzi cyangwa se ku gisirikare cya Congo FARDC, nyuma y'uko byari byamaze kumenyekana ko uyu mugabo ari burare Rubaya, ndetse koko byaje kugaragara neza ko iyi sinyari yagiye itangwa inshuro zigera kuri 2. Drone yaje ikarasa, uretse ko inshuro ya mbere iyi drone yaje ikaza kugira ikibazo ikarasa mu bikuyu, ariko izindi nshuro zose Sultani Makenga nk'uko we yari yamaze gutaha, bivugwa neza ko yatanze ukuri uko byagenze. Wiringoma yagambaniwe n'abamurindaga, umwe muri bo wahaga sinyare igisirikare cya Congo maze kikazana drone mu gihe Wiringoma yabaga yavuye mu ndaki. Inkuru zivuga neza ko Wiringoma yari yamaze kubona amakuru neza ko ibitero bya drone bishobora kuza muri icyo gice, kuko drone iyo igiye kuza 23 ubwirinzi bwayo utanga sinyare. Wiringoma yagiye mu ndake ndetse agumamo igihe kirekire, nyuma y'uko abwiwe neza ko amahoro yagarutse ndetse nta drone ikibarizwa muri ibi birere bya Rubaya. Wiringoma yagarutse ndetse agaruka aho yagombaga kurara. Bisa nkaho uyu wamugambaniye ari we wahise uha sinyare abangaba bari bari gukoresha drone, ndetse drone igaruka igitaraganya ari nayo yamurashe muri iyi nzu yararimo. Ni ibintu bivugwa neza ko ubugambanyi bwongeye kugaragara muri 23, dore ko binagaragara neza ko aba bamurindaga bahise birukanka amasigamana, ndetse bisa nkaho bari babipanze ndetse bari bahawe sinyare. Biragaragara neza ko Wiringoma yagambaniwe, ariko kandi uko bigaragara ko bisa naho uwamugambaniye ari umwe mu bahafi, kuko n'umwe mu batangaga amakuru ati avuye mu ndake, ndetse bigaragara neza ko ari umuntu wari umuri hafi ndetse baba bari kumwe isaha ku isaha. Ibi rero byateje urunturuntu, ariko 23 yakomeje guhumuriza abandi basirikare ibabwira neza ko icyabiteye ndetse na operasiyo yose n'abishyuwe bamaze kumenyekana, bari bukurwe mu bandi ndetse byamaze no gukorwa, ahubwo operasiyo yo kwihorera niyo yamaze gutangira mu gihe hataratangazwa ndetse n'amazina y'aba bakoze aya mabara yo kugambanira umwe mu bayobozi babo, ariko kandi bikavugwa neza ko byose bigomba kujya hanze ndetse nuko byakozwe. General Macano w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru agaragaza neza ko n'umwe mu bahereweho mu kwihorera n'igisirikare cya 23 cyongeye kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse n'umujinya mwinshi cyane muri operasiyo yo kwihorera nk'uko amakuru abigaragaza. Byagaragaye neza ko 23 itacitse intege, kuko operasiyo ikomeye cyane yo kuba yahitana General Macano nawe wari umwe mu bagaragara mu bikorwa bikomeye cyane byo gutegura urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, yamaze kugandagurwa ndetse yamaze kwicwa. Uyu yarashwe amasasu 6 nk'uko bitangazwa, ariko kandi sniper wa 23 niwe wabikoze. Uyu mugabo ubwo yageragezwaga kujyanwa kwa muganga, dore ko yahise ajyanwa igitaraganya, yaje gushira mu mwuka ataragera
kugera ku bitaro bimwegereye. Guhaye ikaze kandi ndagusuhuje. Benshi bakomeje kwibaza bati Wiringoma yapfuye ute? Ese byagenze gute ko abari mu barinzwe cyane ndetse banakomeye muri 23? Ndagira ngo ngusobanurire byinshi cyane uko operation yagenze, ariko mbere kukubwira uko iyi operation yagenze ndabanza nkubwire bimwe mu bikoresho byifashishijwe muri iyi operation bisa naho bitari bisanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Drone zo mu bwoko bwa Wing Long Generation ya kabiri ni zimwe muri drone zitigeze zigaragara undi munsi muri iyi mirwano, kuko drone zakoreshwaga kuri ubutaka bwa Kongo ni drone za kamikazi z'ubwiyahuzi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zisanzwe zikorwa n'Abashinwa. Izi ntabwo arizo hifashishijwe drone zo mu bwoko bwa Wing Long Generation ya kabiri. Ni drone mbi cyane kandi zisa n'izirasira kure bitandukanye n'izisanzwe. Izi zegera intego ndetse zikaza kugenda zifata amwe mu mashusho ndetse zigakurura n'amajwi ashobora kwifashishwa mu bindi bitero. Ndakubwira neza ko hanifashishijwe application cyangwa se website sinzi uko twabyita yitwa Pegasus. Ni imwe muri application ibihugu byinshi cyane bitanagira, ariko bigatangazwa neza ko Israel yakoranye n'igihugu cya Kongo by'umwihariko binyuze muri Blackwater, akaba ariyo yabashijwe guhabwa amakuru yaho Sultan Makenga ndetse na bagenzi be biriwe, bikaza kurangira banamenye amakuru ko Wiringoma we yafashe umwanzuro wo kurara za Rubaya, ari naho bamutsinze mu masaha y'isa 8:26 z'igitondo. Ibi ngiye kukubwira uko operation yagenze, nyuma yo kukubwira bimwe mu byakoreshejwe bisa naho bidasanzwe, ariko kandi n'abakoresheje izi drone ndabanza nkubwire neza ko arabo mu itsinda rya Blackwater bari mu birometero bigera kuri 20 ahangaha za Masisi ahitwa Katuwe, ari naho izi drone zahagurukiye zijya Rubaya. Operation yagenze gute? Yabaye isangahe? Wiringoma yavuye mu ndake bigenze gute? Nibyo ngiye kugusobanurira, urabikurikirana ndetse urasobanukirwa akantu ku kandi. Benshi bati harimo akagambane, nawe numara kumva uko byagenze uraza gukoresha ubwenge bwawe utubwire niba koko wumva harimo akagambane. Ni inkuru igaragaza operation irimo akagambane gakomeye cyane. Bamwe bo mu ntare za Sarambwe ba hafi ya Lieutenant Colonel Wiringoma, amakuru aragaragaza neza ko ari bamugambaniye. Ni nkubwira uko iyi operation yo kumitana yagenze uraza gusobanukirwa, urumva n'ukuri kuko ibintu byagenze. Mu by'ukuri amakuru ahari aturuka Rubaya aho uyu Lieutenant Colonel Wiringoma yaguye ni amakuru yizewe 100% avuga neza ko Lieutenant Colonel Wiringoma Imana imwakire mu bayo yapfuye ku isaha y'isa 10:28 saa 10:28 za mu gitondo. Aha ntabwo ngiye gusoma amakuru, ahubwo ngiye kubabwira uko story yose yagenze ndetse nuko operation yo kumitana yagenze, maze nawe nk'umuntu utekereza uriyumvira niba koko nta kagambane karimo, kuko ngiye uko mbyumva nabonye harimo akagambane nkimara kubona uko iyi operation yose yagenze, ndetse n'abaturage bamwe bari Rubaya bumvishe rusaku rwa drone ikintu kimaze guturika. Uko byagenze kose nibyo ngiye kugusobanurira. Iyi drone ya Murashe ntabwo ariyo ya mbere yarije. Mu by'ukuri reka duhere ku munsi w'ejo ukuntu wagenze. Aha Rubaya mu isantere hari hahuriye abayobozi ba 23 barimo na Generali Sultan Makenga ndetse na Wiringoma nyine n'abandi banyacyubahiro muri 23 bari baje guhumuriza abaturage babwira neza ko bagomba kuguma mu byabo ndetse bagatuza ko bari kumwe nabo nk'uko 23 isanzwe ibikora. Mu by'ukuri ni ibintu bisanzwe kuko ni igice 23 ifite Rubaya ndetse ni igice cyari kirimo umutekano ku buryo abayobozi niba bashoboraga kujya muri iki gice byumvikana ko hari umutekano wizewe. Ariko uyu Generali Sultan Makenga we ntabwo yafashe umwanzuro wo kurara Rubaya kuko abafite inshingano nyinshi ndetse we abafite na protokole zitandukanye zidafite wenda aho zihuriye n'iza Wiringoma bitewe n'uko n'inshingano zitandukanye. Ubwo umugabo bita General Sultan Makenga arataha, nuko uyu Wiringoma ndetse n'abandi bagenzi be basigara Rubaya. Rubaya rero amakuru agaragaza neza ko umunsi wagenze bukira nk'ibisanzwe, ariko mu isaha z'ijoro hatangira kumva ikikango. Mu isaha z'ijoro hatangira kumvikana ikikango bitewe n'uko 23 ifite systeme iyo drone zitangiye kuguruka hano muri iki kirere icyo cyose kirimo 23 ibona sinyare bitewe na systeme irinda ikirere. Sinyare 23 yayibonye, ikimara kwibona uyu mugabo Wiringoma ahita ajya mu ndake na bagenzi be. Bajya mu ndake, amakuru avuga neza ko hari nko mu masaha
y'isaa saba gutyo, saa saba z'ijoro nyine birabyumvikana, zo mu gitondo, ubwo umunsi wari wageze wundi. Amasaha aricuma ari mu ndake, amasaha aricuma, drone irongera iragenda. Amakuru asobanura neza ko uyu Wiringoma yaje kurambirwa kuba ari mu ndake. Nyuma yo kurambirwa kuba ari mu ndake ndetse ahabwa amakuru ko drone yagiye ndetse nta sinyari bari kubona ya drone, uyu mugabo arongera ava mu ndake nyuma yo kumara y'amasaha menshi cyane, kuko drone ntabwo yari bumurase ari mu ndake. Asubira aho yagombaga kuryama kugira ngo aruhuke, dore ko ubu yari ari kumwe n'undi mugabo umwe tutaramenya amazina ye, ndetse n'abandi bari barinze kwa Wiringoma nk'ibisanzwe. Ubwo Wiringoma akimara gusubira aho yagombaga kurara avuye mu ndake, haje drone itunguranye. Ariko mbere y'uko iyo drone itunguranye yaje, ku isaha y'isaa 8:40 drone yabanje kuza irasa mu gikuyu. Drone irasa mu gikuyu. Drone ikimara kurasa mu gikuyu, Wiringoma yaje gusubira mu ndake, ariko ntiyatindamo kuko yari yabonye neza ko bisa nkaho byarangiye. Mu gusubira mu rugo rero niho haje kuza drone ku isaha y'isaa 10:28 niho drone yaje neza igera ku ntego mu birindiro bya 23, ari naho Wiringoma yararyamye. Drone ihita imuhitana ari kumwe n'undi musirikare umwe nawe utaramenyekana amazina ye nk'uko byagaragaye, utaratangazwa, ariko ntabwo yari afite amapeti yo hejuru cyane, gusa n'umwe mu bo bari kumwe. Abasore bari barinze aho Wiringoma yarari, kuko byumvikanye bakwiye imishwaro, drone irarekura. Abatazi uko drone irasa nuko bigenda, drone ibifite ibisasu birenze kimwe biyiziritseho, by'umwihariko nk'izi za kamikazi, iragenda yagera ku ntego kuko baba bari kuyikoresha, baba bari gukurikiranira hafi bareba, kuko bifite kamera ikurura buri kintu cyose, nuko yageraho igomba kurekurira ibi bisasu, kandi aba ari ibisasu bibi cyane bishobora guteza n'inkangu, ibisasu bisenya cyane kabisa. Nuko byagenze ku isaha y'isaa 10:28 mu birindiro bya 23 hano za Rubaya. Nuko drone iba irarimbuye, ibirekuye ibisasu, Wiringoma barapfuye.